reba nabwo ngo dusenge bagasinzira barananira nshaka ikintu nkora ndakibura ndavuga ati ariko nanjye wakwiguru imitwe yo kugira ngo aba bantu nanjye bakanguke. Hari umuhanuzi rero twajyaga dusengana wavugaga indimi ariko nari nafashe mebyiri yakajyaga akunda kuvuga ngo the sign de Rome. Hanyuma rero nanjye ndavuga ati reka nanjye niga izindimi wenda nzivuge aba bantu barakanguka. Hanyuma rero ntangira kuvuza ivuga mvuze ngo the sign de Rome abantu bose bari banze gukanguka bahise bakanguka. Nteye ikorasi baranyikiriza babwiye ngo dusenge barasenga mbega ubona ko hari ikintu gihindutse muri abo bantu. Mbabwire mbaho ubuhamya hari umunsi umwe nagiye gusenga nari mu masengesho sengana n'abantu ndagira ngo mumvishe ukuntu izi ndimi abantu bazirepeta kandi bakazivuga. Hari umunsi nagiye gusenga njya gusengana n'abantu turi kumwe abantu turi mu gusengana naratangaye cyane bene data naratangaye bari abanyamasengesho turi gusengana twari ahantu mu buvumo turi gusenga. Hanyuma rero cyaraziraga ko dusenga tugasinzira twese twarasengaga bugarinda budukeraho. Hanyuma rero abanyamwuka bari muri twebwe b'abanyempano baradusiga barajya gusenga kwabo. Hanyuma ngo bashakaga ikintu cyitwa gutyazanya ngo bumvane mu mbaraga. Noneho rero baradusiga twebwe abatagira umwuka abadahanura abatavuga mu ndimi baradusiga. Barangije bakora ikosa ryo kuvuga ngo ni ngewe ubayobora abaringe basigaho ngo nsigare mbayoboye mana ndabayobora ariko ubwo abo bantu nari nsigaranye nabo ngo nabantu batagira umwuka wera abari bafite mu ndimi bose bari bagiye. Hanyuma rero natera haleluya abo nsigaranye ntibanyikirize ko baze ko ndirutira inkabo nagira ngo nabwira nti dusenge kwabana wapi barozinze biga bacika intege nanjye mbireba nabwo indimi waruzi yuko abantu bazivuga batanazihawe n'umwuka wera abantu barazivuga bakazirepeta. Ubuse mu gihe cyashize ntago mwajyaga mumva abantu bigisha abandi indimi umuntu akazivuga akaziga pe akazidirira ariko mu byukuri izo ndimi ntago nari nzihawe n'umwuka ahubwo nari nzirepese kugira ngo ndebe yuko abantu bakanguka. Hanyuma rero ndashaka kubabwira indimi nakomeje kujya ngenda nzivuga nabangiye gusenga nabangize ibihe byiza nkazivuga abanyumvise bakavuga ati umunyamwuka arahangaha. Ariko umunsi umwe ndagira ngo mbabwire bene data baciye umugani mu Kinyarwanda ngo utaranirwa garamye agira ngo ijuru riri hafi. Umunsi umwe rero nari umuririmbyi ndirimba muri korali noneho rero ninjye wari uyoboye amasengesho muri korali za ndimi ndazivuga umushyitsi yari amaze kwigisha ndazivuga hanyuma rero bategereza ko nahanura baraheba. Ariko ngiye kumva numva umwuka aramanutse ijwi ry'Imana rirambwira ngo izo ndimi zawe wiyujuje ntabwo ubugingo uhora uzabona nta nubwo uzanatabarwa nta nubwo uzabatizwa umwuka wera nutehana izo ndimi zawe. Naraguhuye n'ibibazo bikomeye cyane bene data natangiye kubwira abaririmbyi nabwa nti rero mumbabarire mwajyaga mwumva mvuga indimi ntariko burya za ndimi mwumvaga mvuga ntago zavuye ku Mana nari narazirepese. Uwa mbere yankubise inkwenene uwa kabiri nawe nkubita indi nkwenene baranseka bikomeye cyane bakajya basubira muri za ndimi navugaga nabo bisetsa kugira ngo banyumvishe. Narakubititse bikomeye cyane ariko uwo munsi narihannye baransengera ndababarirwa Imana ishimwe narabyihannye. Hanyuma rero sinongeye kuzivuga ubu ndashaka kubivuga ndavuga iri jambo kugira ngo nawe nkurikiye utarabatizwa umwuka wera wihaye kuzivuga utarazihawe wihane kandi numara kwihana uzabatizwa umwuka wera. Imana tugirire neza. Naje kugira rero umunsi umwe ndagenda njya ahantu nari nagiye kuvuga ubutumwa ku Murindi. Mpageze ku Murindi naragiye mpagera nko mu masaa 4. Hanyuma rero naratangaye cyane oya nari nanazinutse kwaza baza nageze nka saa 3 ntangirana n'umuyobozi ariko haje umuvuga butumwa nawe uvuga indimi nkazazindi zanjye nanjye nari nararepese. Atangira saa 7 kwigisha ahera ku muyobozi aramuhanurira aramubwira tumva muyobozi Imana irambwiye ngo iguhaye imodoka y'amasaziro. Umuyobozi yafashwa agahita avuga ati Imana urafashijwe ati none Imana irambwiye ngo iguhaye n'inzu nziza y'icyerekezo. Akongera akajya ati muyobozi urafashijwe ati none Imana imbwiye ko iguhaye n'amadolari. Hanyuma aragenda akatajya mu bakirisitu arabahanurira bose yaguhanurira wavuga uti wajye uti haleluya agahita avuga ati Imana irambwiye ngo iguhaye igitenge cy'30000 akongera akavaho akajya ku wundi arabazenguruka bose wafashwe agahita akubwira ati Imana aturafashijwe none Imana imbwiye nibi urafashijwe none Imana imbwiye nibi. Arabazenguruka kuva saa 7 kugera saa 11 kandi umuhanuzi nawe mbibona yuko ubwo butumwa atanga bumeze nka bwa bundi nanjye nihannye. Imana tugirire neza bene data reka mbabwire Imana irahari ariko abantu barayiboneye abantu basuzuguye Imana ntibakinayumvira ariko igihe kimwe n'ukuri reka nkubwire biravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpange nawe. Dufite abahanuzi benshi bihangishijeho kuvuga ngo Imana iravuze itavuze ariko bafite ingorane n'ibyago bikomeye. Navuye aho ngaho mbabaye ngera ku Murindi muri tagisi ntashye ngeze muri bisi numva amahoro menshi ndibaza ngo aya mahoro avuye he no gahinda nirwanye aya mahoro aturutse koko.
nk'abantu nagize amahoro menshi ngera Nyabugogo numva ndi mu mahoro menshi ndazamuka mbere uko ngera mu rugo nakase ku rusengero maze ngeze ku rusengero navuze ntakanyire mu rusengero numva afite amahoro menshi ngezemo natangiye gusenga natangiye vuga nti mwami Yesu ntayiwe ntibabasinzi bo kuri musozi ntubabare kuko batazi icyo bakora natangiye gusabira abantu bose bangiriye nabi amahoro n'umugisha natangiye gusengera abantu bose abonzi nabo ntazi natangiye kumva uko nakomeje gusenga nagiye kumva numva ndimo ndavuga mu Gifaransa naratangaye cyane navuze indimi nyinshi ntaha mu rugo nkizivuga ngeze mu rugo mudamu wanjye aratangara aravuga ati ariko ibyo uvuga noneho ni ibiki navuga nti waguha amahoro nkayo mfite kuva uwo munsi nabatijwe mu Mwuka Wera nahawe impano nyinshi z'Imana ndabishimira Imana yuko ntaziyujuje kubwira ngo ukeneye Umwuka Wera ubuzima bwawe bwose nibwo uzabasha kurwana ukanesha nuhura n'ibigeragezo ufite Umwuka Wera uzihangana kandi intambara uzazitsinda ariko nuhura n'intambara utagira Umwuka Wera ahubwo uzabakubita Imana itugirire neza iyo umuntu adafite Umwuka Wera ariyahura muri kumva abantu benshi barimo kwiyahura iyo umuntu adafite Umwuka Wera ibibazo biraza umuntu agafata icyemezo kitari cyo ariko dukeneye Umwuka Wera wa Kristo kuko uwo ngo azatubashisha mu byo tunyuramo byose nuraba ko haba Umwuka Wera gusambana uzabireka nuhabwa Umwuka Wera gusambana bizakunukira nuhabwa Umwuka Wera kugwa inzoga bizanuka nuhabwa Umwuka Wera ntabwo uzongera kunywa itabi ndakubwiza kuri Imana izabafasha mushakisha Umwuka Wera azabagirira neza kandi azabafasha muri byose. Yes, turasuje mwese mukuri cyane yitwa Impanda TV amahoro y'Imana bane namwe muherere ku mpera zise zitandukanye none mu gitondo mugira igitondo cyiza bayiri ijoro mugire ijoro ryiza bayicamusi mugira icamusi cyiza abari mu gitondo mugira igitondo cyiza turavuze ngo tufuje impagarike n'ubugingo mu izina rya Yesu hanyuma nkuko twabasezeranyije ko tutazabatindira tuzadufata igihe tukaza tukaganira ku butumwa bw'Imana cyangwa se tukaganira ku ijambo ry'Imana tukungurana ibitekerezo tugakomera mu mwami ubundi turagarutse kugira ngo twongere tuganire ku butumwa cyangwa se ku Imana ishaka ko bari ku isi yose imbere ya kamera zacu turabona umuyobozi wa channel yitwa Impanda TV rwose turabona uyu munsi twagiye mugisha kongera kugaruka kutuganiriza ku ijambo ry'Imana rero tutanye tumwakira atanyasuza abantu bamukurikiye hanyuma araza no kudita dusengera anatugezaho Imana yamudutumyeho uyu munsi ni karibu amahoro y'Imana amare namwe ho muri hose nitwa Hategekimana Jean Marie Vianney ndi umugabo mfite umudamu n'abana hanyuma mbarizwa kuri channel Impanda TV Imana rero iduhana umugisha mu izina rya Yesu reka nsenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana data wa twese uri mu ijuru ndagushimira kubwaka kanya kezo duhaye kugira ngo tuvuge ijambo ryawe abo ndiganiriza bose ndabasengeye kugira ngo Umwuka Wera bazeho kandi ubahe kunesha nkuko nanjye mbyifuza Uwiteka nubane natwe dutangiye kugeza ku musozo nirukanye imivurungano y'umwazi Satani mu izina rya Yesu urakoze Mana ko turi kumwe kandi ko urabana natwe kuva none hakugeza dusoje sabye nizeye kubikoze mu izina rya Yesu amen. Imana ibaho umugisha rero ndagira ngo tuganire ku ijambo rijyanye n'Umwuka Wera. Shuti zanjye reka mbabwire ko umuntu wese akeneye Umwuka Wera uru rugamba ntago mwarutsinda mudafite Umwuka Wera. Mbabwire ko uyu murimo dukora uraremera iyo Umwuka Wera adahari no gutanga amaturo ubwabyo bihinduka tone kubera ko Umwuka Wera adahari biraremera cyane ibyo ugerageza ntago ushobora kwihanganira umugabo wawe yakukoreye ikosa cyangwa icyaha Umwuka Wera adagushoboje ntago byagukundira mbene data dukeneye Umwuka Wera ntabwo wa mugabo we wakwihanganira umugore wa mugore we ntago wakwihanganira umugabo wawe Umwuka Wera atari we ukubashishije kwihangana iyo umuntu ari mu mbaraga z'Umwuka Wera abasha kwihanganira byinshi niyo mpamvu Stefano bamuteye amabuye ariko asabira abamutera amabuye imbabazi aravuga ati Mana ubabare kuko batazi icyo bakora rero ndagira ngo mbabwire abantu bibwira yuko hari wenda kuzura Umwuka Wera nuko umuntu ahanura nuko avuga mu ndimi nyinshi agari cyo kimenyetso cyuko abatishwe Umwuka Wera ahubwo ibimenyetso by'Umwuka ni imbuto ibimenyetso by'Umwuka ni imirimo ibimenyetso by'Umwuka ni ibyo ngibyo reka mbabwire bene data ndagira ngo tuganire mu nkurikire rwose ibimenyetso by'Umwuka ni byinshi ariko ikizakubwira yuko wahawe Umwuka Wera nuko uhinduka imvugo yawe gahinduka imikorere yawe gahinduka imigendere yawe gahinduka n'imifatire yawe gahinduka ku buryo uhinduka n'abavyeyi bakabona ko wahindutse ugahinduka umugabo akabona ko wahindutse ugahinduka umugore akabona ko wahindutse bityo muzaba mukoze neza muzaba mufite Umwuka Wera rero hari impano Umwuka Wera ikuvuga indimi ni impano ubwabyo Imana iha umuntu ikaziguha ukavuka zivugamo rwose pe ariko ni impano umuntu Imana iha umuntu ariko habanza Umwuka Wera rero Umwuka Wera turamukeneye twese kugira ngo tubashe kwihanganira ibigeragezo byo muri iyi si cyangwa intambara zo muri iyi si
wakwibaza uti se birashoboka indimi waruzi yuko abantu bazivuga batanazihawe n'umwuka wera abantu barazivuga bakazirepeta ubu se mu gihe cyashize ntago mwajyaga bumva abantu bigisha abandi indimi umuntu akazivuga akaziga pe akazidiribuza akazimanuka akazivuga ariko dukwiye no gutekereza tukamenya uburyo tuvugamo n'ibyo tuvuga ibyari byo ariko Imana itugirire neza reka mbabwire mbaho ubuhamya hari umunsi umwe nagiye gusenga nari mu masengesho sengana n'abantu ndagira ngo mumvishe ukuntu izi ndimi abantu bazirepeta kandi bakazivuga hari umunsi nagiye gusenga njya gusengana n'abantu turi kumwe abantu turi mu gusengana naratangaye cyane bene data naratangaye bari abanyamasengesho turi gusengana twari ahantu mu buvumo turi gusenga hanyuma rero cyaraziraga ko dusenga tugasinzira twese twarasengaga bugarinda budukeraho hanyuma rero abanyamwuka bari muri twebwe b'abanyempano baradusiga barajya gusenga kwabo hanyuma ngo bashakaga ikintu cyitwa gutyazanya ngo bumvane mu mbaraga noneho rero baradusiga twebwe abatagira umwuka abadahanura abatavuga mu ndimi baradusiga barangije bakora ikosa ryo kuvuga ngo ni ngewe ubayobora abaringe basigaho ngo nsigare mbayoboye mana ndabayobora ariko ubwo abo bantu nari nsigaranye nabo ngo ni abantu batagira umwuka wera abari bafite mu ndimi bose bari bagiye hanyuma rero natera haleluya abo nsigaranye ntibanyikirize ko baze ko ndirutira inkabo nagira ngo nabwira nti dusenge ukabona wapi barozinze biga bacika intege nanjye mbireba nabwo ngo dusenge bagasinzira barananira nshaka ikintu nkora ndakibura ndavuga ati ariko nanjye wakwigura imitwe yo kugira ngo aba bantu nanjye bakanguke hari umuhanuzi rero twajyaga dusengana wavugaga indimi ariko nari nafashe ebyiri yajyaga akunda kuvuga ngo the sign de Rome hanyuma rero nanjye ndavuga ati reka nanjye niga izindimi wenda nzivuge aba bantu barakanguka hanyuma rero ntangira kuvuzivuga mvuze ngo the sign de Rome abantu bose bari banze gukanguka bahise bakanguka nteye ikorasi baranyikiriza babwiye ngo dusenge barasenga mbega ubona ko hari ikintu gihindutse muri abo bantu ariko mu by'ukuri izo ndimi ntago nari nzihawe n'umwuka ahubwo nari nzirepese kugira ngo ndebe yuko abantu bakanguka hanyuma rero ndashaka kubabwira indimi nakomeje kujya ngenda nzivuga naba ngiye gusenga naba ngize ibihe byiza nkazivuga abanyumvise bakavuga ati umunyamwuka araha ngaha ariko umunsi umwe ndagira ngo mbabwire bene data baciye umugani mu Kinyarwanda ngo utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi umunsi umwe rero nari umuririmbyi ndirimba muri korali noneho rero ninjye wari uyoboye amasengesho muri korali za ndimi ndazivuga umushyitsi yari amaze kwigisha ndazivuga hanyuma rero bategereza ko nahanura baraheba ariko ngiye kumva numva umwuka aramanutse ijwi ry'Imana rirambwira ngo izo ndimi zawe wiyujuje ntabwo ubugingo uhora uzabona nta nubwo uzanatabarwa nta nubwo uzabatizwa umwuka wera nutihana izo ndimi zawe narahuye n'ibibazo bikomeye cyane bene data natangiye kubwira abaririmbyi nabwira nti rero mumbabarire mwajyaga mwumva mvuga indimi ntariko burya za ndimi mwumvaga mvuga ntago zavuye ku Mana nari narazirepese uwa mbere yankubise inkwenene uwa kabiri nawe nkubita indi nkwenene baranseka bikomeye cyane bakajya basubira muri za ndimi navugaga nabo bisetsa kugira ngo banyumvishe narakubititse bikomeye cyane ariko uwo munsi narihannye baransengera ndababarirwa Imana ishimwe narabyihannye hanyuma rero sinongeye kuzivuga ubu ndashaka kubivuga ndavuga iri jambo kugira ngo nawe nkurikiye utarabatizwa umwuka wera wihaye kuzivuga utarazihawe wihane kandi numara kwihana uzabatizwa umwuka wera Imana itugirire neza naje kugira rero umunsi umwe ndagenda njya ahantu nari nagiye kuvuga ubutumwa ku Murindi mpageze ku Murindi naragiye mpagera nko mu masaa 4 hanyuma rero naratangaye cyane oya nari nanazinutse kwaza baza nageze nka saa 3 ntangirana n'umuyobozi ariko haje umuvuga butumwa nawe uvuga indimi nkazazindi zanjye nanjye nari nararepese atangira saa 7 kwigisha ahera ku muyobozi aramuhanurira aramubwira tumva muyobozi Imana irambwiye ngo iguhaye imodoka y'amasaziro umuyobozi yafashwa agahita avuga ati Imana urafashijwe ati none Imana irambwiye ngo iguhaye n'inzu nziza y'icyerekezo akongera akajya ati muyobozi urafashijwe ati none Imana imbwiye ko iguhaye n'amadolari hanyuma aragenda akatagera mu bakirisitu arabahanurira bose yaguhanurira wavuga uti wajya uti haleluya agahita avuga ati Imana irambwiye ngo iguhaye igitenge cy'30000 akongera akavaho akajya ku wundi arabazenguruka bose wafashwe agahita akubwira ati Imana aturafashijwe none Imana imbwiye nibi urafashijwe none Imana imbwiye nibi arabazenguruka kuva saa 7 kugera saa 11 narababaye cyane kubera ko ntashye ntavuze ubutumwa kandi umuhanuzi nawe mbibona yuko ubwo butumwa atanga bumeze nka bwa bundi nanjye nihannye Imana itugirire neza bene data reka mbabwire Imana irahari ariko abantu barayiboneye abantu basuzuguye Imana ntibakinayumvira ariko igihe kimwe nukuri reka nkubwire Bibiliya iravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpange nawe dufite abahanuzi benshi bihangishijeho kuvuga ngo Imana iravuze itavuze ariko bafite ingorane n'ibyago bikomeye navuye aho ngaho mbabaye ngera ku Murindi muri tagisi ntashye ngeze muri bisi numva amahoro menshi ndibaza ngo aya mahoro avuye he no gahinda nirwanye aya mahoro aturutse koko nk'abantu nagize amahoro
menshi, ngera Nyabugogo numva ndi mu mahoro menshi, ndazamuka mbere uko ngera mu rugo nakase ku rusengero, maze ngeze ku rusengero navuze ntekanyire mu rusengero numva afite amahoro menshi, ngezemo natangiye gusenga natangiye vuga nti mwami Yesu ntayiwe ntibabasinzi bo kuri uyu musozi ntubabare kuko batazi icyo bakora, natangiye gusabira abantu bose bangiriye nabi amahoro n'umugisha, natangiye gusengera abantu bose abonzi nabo ntazi, natangiye kumva uko nakomeje gusenga, nagiye kumva numva ndimo navuga mu Gifaransa, naratangaye cyane, navuze indimi nyinshi, ntaha mu rugo nkizivuga, ngeze mu rugo mudamu wanjye aratangara, aravuga ati ariko ibyo uvuga noneho ni ibiki? Navuga nti waguha amahoro nkayo mfite. Kuva umunsi nabatijwe mu Mwuka Wera nahawe impano nyinshi z'Imana, ndabishimira Imana yuko ntaziyujuje. Ndashaka kubabwira rero, muntu w'Imana mwene data ukeneye Umwuka Wera. Uyu muntu witwa Apolo dusomye hano mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 19. Apolo ni umuntu wavugaga ibya Yesu neza ku murongo, ariko ntiyagiraga Umwuka Wera. Udukeneye Umwuka Wera. Abigishwa ba Yohana Umubatiza bari bamaze imyaka myinshi babwiriza, ariko ntago bagiraga Umwuka Wera. Ariko Pawulo ababonye ngo babona n'ishyaka ryinshi, ariko abona bafite ikibazo cy'uko badafite Umwuka Wera. Arabaza ati bagabo bene data, ese ko mbona mukishijwe musenga mwahawe Umwuka Wera? Baramubwira batoya, mwarabatijwe se? Bati twarabatijwe. Arabaza ati se mwabatijwe umubatizo ki? Ati ni uwa Yohana. Hanyuma ababwira iby'umubatizo wa Kristo n'Umwuka Wera, ngo barizera baca bugufi, barihana ibyaha byabo, arabasengera bahabwa abarambikaho ibiganza, ngo arabasengera bahabwa Umwuka Wera. Bakimara guhabwa Umwuka Wera bagize imbaraga nyinshi zo gukora umurimo w'Imana muri uriya mujyi witwa Efeso aho bari. Efeso abenshi basengaga ibigirwamana. Icyakurikiye rero muri mujyi wa Efeso, ba bantu kubera Umwuka Wera bahawe batangiye kuvuga ubutumwa, noneho ubutumwa buhindura abantu, kuko bari bafite imbaraga zihindura abantu. Reka nkubwire inshuti yanjye, ubutumwa ubwiriza niba butaraguhinduye ntawe uzahindura, niwe bugomba kubanza bugaheraho ukaguhindura. Imana tugirire neza kandi Imana dufashe. Rero byari ikintu gikomeye cyane, hatangiye kubaho rero ikintu gikomeye, abantu barihana, arababihana kujya mu bapfumu, abantu bihana kuraguza, abantu bihana kujya mu bigirwamana, abantu batangira kureka gusenga ibigirwamana. Ariko ngo abantu bakizwa ari benshi muri uyu mujyi wa Efeso. Ariko ngo igihugu nako ngo ikibazo kiravuka, ngo hari umugabo witwaga Demetrio wari ufite koperative y'abantu babaza ibigirwamana, ahamagara abayoboke cyangwa se abanyamuryango, aravuga ati dore twabuza abakiriya kubera aba bagabo birirwa bavuga ubutumwa bavuga ko izi mana zacu zitemewe. Inshuti yanjye bigiye inama yo kuvuga bati abo bantu tubahigaho bari hose tubice kuko batubujije amafaranga. Reka nkubwire, iyo uri umukristo w'umukozi w'Imana ufite Umwuka Wera, uhura n'intambara z'uko uhishurirwa ibintu bikomeye by'abantu, bigatuma abantu baguhiga kubera kuzana abantu kuri Yesu, kubera kusengera abantu. Satani nawe arakurwanya cyane. Iyo Satani yakubonyemo impano yo gusengera abantu, umugisha ukaza, Satani nawe arakurwanya. Ariko muhumure, nubwo bimeze gutyo, ndababwira yuko dufite Yesu wabambwe ku musaraba Golgotha, kandi imbaraga ze zirahagije, zizadufasha mu bigeragezo byose tuzacamo. Nabo barakomeje barabwiriza, bahinduye abantu benshi, barakizwa muri uwo mujyi, nubwo bakubiswe, nubwo bagiriwe nabi, ariko umurimo wa Yesu warakozwe. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Nashaka kubwira ngo ukeneye Umwuka Wera, ubuzima bwawe bwose nibwo uzabasha kurwana ukanesha. Nuhura n'ibigeragezo ufite Umwuka Wera, uzihangana kandi intambara uzazitsinda. Ariko nuhura n'intambara utagira Umwuka Wera, ahubwo uzabakubita. Imana itugirire neza. Iyo umuntu adafite Umwuka Wera ariyahura. Muri kumva abantu benshi barimo kwiyahura. Iyo umuntu adafite Umwuka Wera, ibibazo biraza, umuntu agafata icyemezo kitari cyo. Ariko dukeneye Umwuka Wera wa Kristo, kuko uwo ngo azatubashisha mu byo tunyuramo byose, mu ntambara duhura nazo. Imana izadufasha. Amahoro y'Imana bane namwe. Nagira ngo rero mbabwire ngo mushakishe Umwuka Wera muri hose. Yewe n'ukuri Imana ibishimire kandi bagirire neza. Pawulo yarabasengeye bahabwa Umwuka Wera. Nawe senga uzahabwa Umwuka Wera. Nuraba ko habwa Umwuka Wera, gusambana uzabireka. Nuhabwa Umwuka Wera, gusambana bizakunukira. Nuhabwa Umwuka Wera, kugwa inzoga bizanuka. Nuhabwa Umwuka Wera, ntabwo uzongera kunywa itabi. Ndakubwiza ukuri yuko Imana izabafasha. Mushakishe Umwuka Wera, azabagirira neza kandi azabafasha muri byose. Reka rero nsenga Imana, nabingingiraga ngo mushakishe Umwuka Wera, kubera ko Umwuka Wera arahari kandi Imana iramutanga. Uwiteka abaha umugisha kandi Imana ibarebe neza. Uwiteka bafashe, abaha imbaraga rwose, muzihanganira ababagerageza. Umwuka Wera n'abana namwe. Amahoro y'Imana rero abane namwe. Reka mbasengere abari bankurikiye. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimira ko wumvise gusenga no kwinyiga kwanjye. Ugirire neza abankurikiye bose, ubuzuza Umwuka Wera,
ubaha imbaraga zo kunesha, ubatsindishirize mwami kuko uri umwami w'amahoro. Satani n'abadayimoni imigambi yabo ndayiburizamo nsenga mu izina rya Yesu kubankurikiye bose, kandi nanyu ungirire neza undinde, sabye nizeye kubikoze mu izina rya Yesu, amen.